naravuze ngo nago natera umwana wanjye agahinda ngo muti yego kuko numva izindi nkuru numva ngabagabo babye abana bari ngo barabata umwana uko mumura gutyo nago yicara navuga nagenda nta nubwo areba neza nta nubwo numva neza ubu nukwiryamira aho ngo gusa byonyine ndamuheka yego uwavuye iyo umuheka ndamuheka rwose mubonga muheka ntabwo binari soni kuko namaze kubyakira muri ngiyewe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umwihariko muri buno buzima aho tugomba kubaho byanze bikunze kabone n'ubwo wahura na bya bindi bikomeye ugomba kubaho bafata indi myanzuro itari myiza ntabwo mugomba gufata imyanzuro itandukanye n'ubuzima mugomba kubaho kandi kabone n'ubwo ufite ikintu kiri ku ruhande gituma uvuga uti kise cyatuma nishima iki cyambaye mu buzima cyatuma nishima turi kumwe n'uyu mugabo ni umupapa w'uyu mwana muri kureba no mugabo navuga ngo wabaye umubyeyi mwiza nyuma yuko abonye urubyaro ariko ukaba umwana nyine yaravutse arwaye tugaye ikaze umupapa mwakoze cyane kunyakira muri studio zanyu yego watangira utwibwira amazina yanjye nitwa Ndikubwimana Jean Pierre yego natutse mu karere ka Kayonza umurenge wa Nyamirama yego kagari ka Musumba umudugudu wa Nyagasamba umaze igihe kingana iki Kigali hari iminsi wari waje kuvuza umwana muri i Kigali yego Kigali mfite transfer yo kujyayo kurenye ariko nkaba naje ngo ngore inkuru yanjye y'umwana urwaye nicyo kikuzanye akora ikindi wari wambwiye nicyo cyari cyanzanye nicyo cyari kikuzanye ubwo cyo kimbabaje yego buriya se umaze iminsi ingahe Kigali naje ejo bundi hanyuma ejo umuntu anjyana gusenga hano mu musengero wari wazanywe no gusenga aho gusenga yego birangiye ko numvaga ari ikindi kintu cyakuzanye kitari inkuru yanjye oya nari naje gusenga nibwo nakuvugishije ndavuga ati wankore inkuru yanjye nkazagendera rimwe yego none se bite uyu mugabo muri kureba ahangaha uyu mupapa muri kureba ahangaha afite uyu mwana mu minsi yashize hari undi mupapa twumvise nawe wabaye umubyeyi mwiza ku mwana we n'uyu nguyu nawe ni uko nguko niyo mpamvu rero nifuje ko dukorana ikiganiro nk'uko uri kureba uyu mwana we byagenze gute umupapa umwana wanjye yavuze ku itariki 17 kwa gatatu yego 2020 nibwo yavutse umwana avukira ku bitaro bikuru bya Rwinkwavu birangiye amaze kuvuka umwana yajya mu byuma yego numva ngabana ngo bemera gucyanga navuka bananiwe umwana yigize ajye mu byuma birangiye baransezerera ndataha birangiye umugore araza ageze mu rugo bataramubaza batagize ibiki birangiye neza ko umwana azicara igihe cy'umwana batangiye gukora ibintu by'abana ndabibura igihe umwana atangiye gukubagana ndabibura nibwo natangiye kwirukanka mu kuvuza ndavuga ati umwana wanjye ararwaye nirukanka mu kuvuza nyuma ngazambura ubushobozi nibazo by'ubukene mu rugo mbese bari nibibazo umwana wenda turi kumureba yarwaye ate cyangwa uyitwara ate mu rugo bimeze gute umwana uko mumura gutyo nago yicara navuga nagenda nta nubwo areba neza nta nubwo numva neza ubu nukwiryamira aho ngo gusa byonyine yego rwose ibyo bintu se wenda niwe fura yawe ni umwana w'imfura ya mbere niwe mwana wawe niwe mwana wa mbere yego wabyitwaye mute nk'umupapa ubyitwaramo ute rwose naravuze ngo nago natera umwana wanjye agahinda ngo muti kuko numva izindi nkuru numva ngabagabo babye abana bari ngo barabata ugasanga baraterana abagore babo baba ngo ni ibyo w'umugabo ni ibyo w'umugore bakabisigana gutyo anye narabyakira navuze ati ni umwana Imana yaduhaye tugomba kumurera kwimana muduhaye birangiye nibwo mba nshaka ubufasha bwo kuvuza uyu mwana rwose kuko ngewe nago nata umwana wanjye nikondera abana yego kuvuga ngo abagabo bagenzi base bakugira inama nk'izo
haravuze ngo mwice ngo munige ngo nabyaye ikigoryi ngo nabyaye ikireko bakakubwira gutyo ntabwo nakica umwana wanjye agatumura kavuga ijambo rwose akabimbwira ngo nabyaye ikigoryi ngo nakice ngo ariko nanjye sinakica umwana wanjye babikubwiye se umwana afite igihe kingana iki? Ubu ngubu afite igihe kingana iki? Umwana afite imyaka 4. Yego. Babimbwiye umwana yujuje umwaka. Bateye uyu mwana abatangiye gukora ibintu by'abana. Yego. Barabibura umwana yibera ngo mu rugo. Abandi se babikora gutyo bakabaniga. Nanjye niko bari bambwiye ngo nabyaye ikigoryi. Ngo nyinige. Ariko njye nagura kica umwana. Yego. Ukora iki se kugira ngo wenda umwana akomeze kubaho? Akazi nkora nari mfite isambu. Rwose pe. Kubera uyu mwana narigurishije. Narigurishije njya mu kuvuza ubona narirukanse mvuza imanga ubushobozi nyuma amafanshizeho ndarekera. Nandi hano ubona yavana kereka abagira neza babonye iyi nkuru yanjye bakamfasha. Umaze kumuvuza wenda nk'amafaranga umaze kumutangaho mu kuvuza ni nkangana iki? Kuko umunani wacu bari bamaye bari bamaye 500. Birangiye ntangira mu kujya mu kuvuza aho bambwiye hose nkajyayo amafaranga ashaka gutyo ndarekera. Yego. 500 byose by'isambu byaragiye. Mbayeho gusa nkodesha isambu mingira abandi. Ubu mbese nta kintu nsigaranye ngubu. Nta kintu sigaranye. Nta kintu sigaranye. Birumvikana. Mama wese. Mama we yaje kwe muri Onapu. Dufite uyu mwana. Birangiye aza gusamira mu gapira. Yego. Uri kuri Imana ikora bitangaza. Birangiye umugore nyira twatuka nanzi kari muri Onapu. Yangaza mbone indekura nabwo ati jya kwa muganga ushaka ufite inda. Agiyeyo. Biranye navuga n'uyu mwana bose nago nzabashobora. Inda yikuremo. Rwose Imana imbabarire naracumuye rwose Imana imbabarire. Birangiye ariko ndashima Imana yaranshumbusha amwana muzima. Nimba haranacumuye Imana izambabarire. Wari ufite ubwoba se? Naye mfite ubwoba bwo uyu mwana nzamufata n'uwo wundi. Wari ufite ubwoba se ko n'uwa kabiri azaza afite icyo kibazo? Nari mfite ubwoba. Mfite ubwoba byaranye ko mfata abana babiri mufata ijosi neza. Ikancanga. Yego. Yego. Najya ngo ritavunika. Nabonaga ngo ijosi ntabwo riba rivunika. Oya niko ameza ryana rishaka. Yego. Niko ameze. Mana we. None se uyu mwana mana yanjye bakubwiye ko afite icyo kibazo? Umwana nuko nanjye nabibonye. Birangiye njyaho igahini ngugora ngingo mara y'ukwezi kumwe amafaranga baranshizeho ndarekera. Yego. Birangiye nyuma yaho ndatangize mu rugo umwana gikiba cyo kugagara umwana agiye bikino kafite kamuzunguza. Birangiye mujyana kwa muganga amatransfert kujya he i Kigali. Uyu papa ndofite hanga ibisubizo bamaye. Yego. Umwana mukisha mu cyuma bari ikibazo afite mu mutwe hanga. N'uyu papa ndofite hanga naza kuza kubiberekana. Wasanga afite ikihe kibazo? Byanditse ku gipapuro. Yego. Byanditseho ibisubizo ariko ni ibifaransa. Yego. Nuko banyandikira imiti mbushobozi kujya gufata imiti. Ndavuga ati ubwo umenye iki cy'umwana rwaye kanshaka ubufasha mu bagira neza cyangwa no muri leta ndebe ko bamfasha nkajya kumutangiza imiti i Kigali Ndera. Yego. Bari bavuze ko ugomba kujya gufata imiti iyi Ndera muri ubushobozi ndarekera. Yego. Imiti sizamufasha iki? Imurinda kugagara. Ibyo muzunguze. Ngo ni igicuri. Ni igicuri. Nese ko mbona araho nta kuva nakubona. Ntabwo arasohora ijwi. Nagavuga n'ubutaka se gusararira ijwi rigasohoka. Ararira pe ararira imisate gashira akarira nkahoza wapi nkahoza bikanga nkaranicayemo mohoza man narababaye cyane. Navuga ati nago nakica umwana umwana azamesha ijuru kuko navuze nago nakica umwana azamesha ijuru kuko n'umunzani Imana yamaye kugira ngo rero ko nkuhagararaho. Rwose ngo akarararira ni wowe umufashe bimvikana ko ndi umufashe mama atabishoboye. Mama abafite undi mwana ndi umufashe ubwo rero umwana ngarira undi. Yego. Karara uheka nabonye umuheka. Ndamuheka ko mu ntoki umwana w'imyaka 4. Afite imyaka 4 umugongo. Ubu afite imyaka 4 umugongo murabushye. Imyaka 4. Ibiro nabyo warapima ibiro 8 umwana w'imyaka 4. Ari mu mutwe ukabije.
kuko kurya kwe ibirya pe ni ibiryo byoroshye by'amazi kandi bacu mu cyaro tumenyera iby'ibijumba yego ntabwo umwana ibijumba yabishobora yego ubwo bese ubwo rero agafuka igikoma no kuma igikoma cyonyine yego ntabwo byoroshye ijoro rikunda kukugora ni irihe ijoro rikunda kukugora uri kumwe nawe ni irihe iyo ibintu byamubayeho kirize kugagara cyangwa kurira biba binkomereye cyane kuko ntabwo ndyama nukora muteruye muhozahoza mvuga ngo riza yitwa nde igihozo riza Revine igihozo riza Revine yego ayo mazina wari wamwise asobanura iki kuri wowe amazina nasi mu bitabo ko ntabwo nzi ibisobanuro byayo igihozo se ntabwo uzi icyo avuga igihozo riza Revine ni ikinyarwanda ariko igihozo ariko ntabwo mbizi bisobanuye ni ikinyarwanda bapfuye kumwita gutyo gusa riza se riza mbese n'akana k'uburiza kambere niko ikintu ari kundiyeyo igihozo se urumva arimo guhoza igihozo yego ni igihozo mwana igihozo yego ngo mwise amazina utazi icyo avuga gusa riza yo nzi kari akazina k'akabyiniro ndamwise ka riza umwana w'uburiza bwanjye riza yego ukibyara se birumvikana ko wari ufite ibyishimo byinshi byo kubona uruhinja rwawe nyuma bije guhinduka ukabona afite si ubumuga ni ubumuga bukomotanyije ubumuga bwinshi afite mu mubiri ni bwinshi afite bungahe iyo bavuze ubumuga bukomotanyije ni ubumuga bwinshi umwana kuba atareba umwana yicare umwana navuge umwana nagende umwana nagira ibiki kuko ni ubumuga bwinshi cyane iyo bavuze ubumuga bukomotanyije biba ari ubumuga bwinshi afite ese ntabwo areba ni uguhunyeza ni ukureba gutya yego nta kureba gutya yego amaso arakana ariko ntabwo areba ntabwo areba mana yanjye ntabwo areba amaboko ntabwo akora n'ubwo aba barameze uri turi gongo se utiriwe ni gutya yego mufate neza atavunika yego uza umuhetse ndamuheka yego uwavuye iyo umuhetse ndamuheka rwose umwe nkamuheka ntabwo binari isoni kuko namaze kubyakira muri njyewe abagabo benshi bakansereza kabateba n'abagabo basigaye babyara ayo nkabyakira nkavuga ati ntacyo bimbwiye kuko ni umwana wanjye rwose ntacyo bimbwiye mbere yuko wenda dukomeza n'inkuru yawe reka tubanze tuvuge nimero ya telefone yawe ngo usabire ubufasha ku muntu uri kutureba muri kano kanya yego ndumva icyo kintu gikomeye gikenewe kugira ngo ubashe kujya kwivuza kuvuza umwana nubwo afite ubwo bumuga bukomatanije ashobora no kubona ibyamworohereza kugira ngo adakomeza kugagara cyane ko ngo ufite transfer ndabifite byose yego vuga nimero ya telefone yawe kugira ngo ubone n'icyo kurya dore ni ubukene rwose ubwo kwa muganga baba banegeka ngo mutekere ngo ibisupu bihoraho kandi kurya inyama kuri njyewe kereka nagiye hano mu bukwe nibwo mbona ako kanyama cyangwa se ku munsi mukuru ko nk'uko ni Noheli nibwo ngiye ku kanyama nimero ya telefone yawe nimero ya telefone ni 078 35 76 227 iyo nimero yanjye ibaruyeho ndi kubimana Jean Pierre ndikubwimana Jean Pierre Karame nuko ugira gutya rero utubwe ko afite ubumuga bukomatanije yego ni bwinshi cyane yego afite ibiro bingahe afite ibiro 8 umwana w'imyaka 4 ibiro 8 imyaka 4 ari mu mutuka n'ifishe nayizanye rwose nayo ngo muze kuyifata amafoto yayo murebe yego kwa muganga se bakubwira gute iyo hagiye bagasanga ari mu mutuku ukabije iyo basanze ari mu mutuku ukabije baravuga ngo umwana ngo ni mushakire ngibiryo ngaga isupu izo nyama ibyo bigo ngo byoroshye kandi kubibona ubushobozi naho nabavana pe yego naho nabavana ubushobozi bwo kubigura n'igikoma yaga gifata baramuse muri mitisiyo umwana amaze n'igihe kirekire kubera ko umwana w'imyaka 4 bagira bakamuvanamo kuko iyo batanze raporo ngo umwana agendamo ngo bigaragara nabi ubwo umwana wanjye bamuvanyemo ubwo abaho gutya none se bakikubona muheka mu muhanda abantu babifashe gute babifashe nabi ngo mbasebye abagabo
ngo mba ngira ibiki ariko nyine narabyakiriye ntacyo bimbwiye ese byagabo gute ngo guheka ngo umwana kandi ntacyo ngiye babimbwiye namaze kubyakira rwose pe maze kubyakira wamufatanye bisi umuheka mva mu rugo muhetse nagera kuri bisi nkamukuramo nkamufata mu ntoki yego nava muri bisi ari ahantu hafi nkamugera mu ntoki ariko hano kurikira mu mugongo nkaheka nta kibazo rwose babindengewe ntago nijana namaze kubyakira yego ubwira iki abapapa bafata inshingano zabo abapapa gufata inshingano z'abana mwitererana abagore bacu kuko dufatanyije abana nimba dufatanyije ku mitungo twahahanye n'abana tubafatanyije 50% yawe na 50% yanjye nubwo n'abana kimwe cyakabaye n'icyawe iki kimwe cyane cyanjye wowe tugomba kubafata kimwe abana tukabafata neza rwose umwana ukamenya ko umwana ari wawe ukamushyira mu nshingano zirizo mu nshingano zirizo yego ewe kanse vuga nte ubuzima bukoye muri ihe somo ubuzima nayo kumwe isomo rikomeye ubu ngubu yongera kwa muganga bananga urugero bakavuga ati umugabo twabonye runaka umugabo twabonye umupapa uzuhetse umwana niwo mugabo twabonye utarukana n'abandi bagabo rwose bananga urugero yego madamu satarabyana nabwo wajyaga umufasha gutyo afite inda rwose ninjye umwana wabyirukaga mu rwose umugore mu rugo ninjye wabijyagamo rwose abona amata se yo kunywa amata nayo umwana na amata nayo yewe nayo yego utwenda tukwambara se dukura hehe utwenda twambara ngize mugira neza 500 ndagira nkamugura ko kenda cyangwa se nabona umugira neza wenda wa 200 ajya nkamugura imyenda ni ibintu bikomeye cyane yego bikomeye cyane ni byiza we na madamu murakundanye se cyane rwose turakundanye cyane nta kibazo rwose pe ahe kumwe nkahe kundi tugasohoka nta kibazo ntabwo byagabanije se hari ukuntu iyo ikintu kije gutyo hakazamo uburwayi hakazamo ubumuga hagiye kenshi ngo urukundo rukendera oya ngira ko urwayi rwarakomeje runarushaho mbonye umwana rwarushijeho ndavuga ati umugore nafata umwana umwe yanyifata undi rwose ndabyakira ariko byashubije inyuma cyane kuko nta kintu nsigaranye rwose unsigaye aheru naragumura rwose agurishije isambu ubona naho kuba abo ndasanga bana nsoya ahubwo rwose bomba mu buzima bukomeye cyane mana gusa Imana ikomeze gusa imfashe imumugisha ikore mu bagira neza bamfashe ucumbitse hehe cumbitse mu karere ka Kayonza umurenge wa Nyamirama kagari ka Musumba umudugudu wa Nyagasambu niho ncumbitse ubu ngubu akarere ka Kayonza yewe inzu nangahe hariya uyikodesha inzu iwacu mu cyaro ntabwo zihenda ni 5 kandi nayo kuyabona ni ibibazo ni ukujya guhinga nkabika 100 umwana nabana bitirandira nva kwa muganga nkagenda nkahinga nkabika 100 paka y'amafaranga agwiriye nkayamuha kubona 5 by'inzu ni ibibazo no kubona icyo kujya ni ibibazo pe ni ibibazo tike kuzana se wayikuye he mu masengesho tike yo kuza mu masengesho uwo yaramamagaye ntabwo nzaye ko ahantu yakwenemero yanjye araramubwira ngo papa nabonye ufite umwana nk'uwawe reka nkoreze itike uzaze itike yarayimaye ariko ubu ntabwo nzi ko ndi bwatahe n'amasengesho warujemo amasengesho gusenga mu butayu se oya nta mu rusengero rw'umuntu bari bakubwiye se ko abantu bakira namubonye kuri YouTube mbona akora ibitangaza akasenga abantu bagakira Rwanda avuga ati ahantu ashaka ko baramavuta nanjye reka njyeyo birangiye nanjye nuko nguko njya aho ngaho ntawe utajya kujya umwana akire rwose naho najya rwose ahantu hose njyayo yego fako bambwiye ubuvuzi bw'umwana wanyiranye nanjye ngendamo yego umukunda gute Jean Pierre mwenda mukunda 100% kuko ni rwose wakanga imfura ye koko